bakatujyana kujya guca amapera ya rubanda bakadufata ubundi bagahita badutsibura ibitavu nkumbuye mwana twareranywe nkumbuye mwana twareranywe nese yambwaye umusore none yisigaye ibaye hano sinagiye nkumanga arashwishwihiriza nese hano ndahabona umusarane ahandi ndahabona ibyobo wagira ngo ni iby'abakire banenamo ibiryo iyo bijuse ahandi ndi kuhabona ibimoteri bajya bamenamo ibiryo umwijagotonyero wabishe nese hano ndi kuhabona inzu niba ari iy'imbwa niba ari iy'iki ako ndi kumva hari guhumuramo umwuka wa musega mwaka ntibyaba ari ishyano biraba ibyuya ariko ntabarimo ubwo ari we wasanga yihisha no mu mufuka atinya abakobwa kubi hasi kuri kumena amatwi vipi zawe mu izina rya Yesu urambaza iki Satani bati ubana na nyakabwana ibyo ni abana n'ihene wa musazi batisi ariko ntiwaye kakunyaragura mu matwi hakubwo nturi ikigoryi nese aha niho uba none waza kubahe nese ko kano karuri kawe urugi rwako rwanze guhagarara reka gusakuriza ihene zanjye zirya reka ndwegeke uranshaka iki ubu uranshaka iki kuri kubona ukuri kunyaragura mu matwi waje gukora iki uzi ko buriya ihene zanjye utangiye kuzitera ikirungurira bati naje kukuramutsa waje kundamutsa nigeze mbigusaba mvuye gusenga ndavuga ngo reka nyure kuri wa musazi w'umusega none se kuzi ko ndi umusega uguje gusuhuza umusega kugira ngo inyungu ni iyihe none se iyo umuntu abuze byose nk'ingati imennye ubu uyaba wakubusa ubusa buruta ubusa ubu nawe uri umusegakazi wowe uri ubusa nk'uburawe wowe ukabikiza njyewe ndi umuntu mwiza navuye gusenga bamanuriye iki reka kwanika ibyo bikukura aho ngaho ushaka no kunkubitira hano Imana imbabarire gushaka kukunagoramo umusaya vuga vuba ndashaka kujya gusuhuza ihene zanjye none se impamvu wanze kungira umugore se ihene wayigize umugore nsanze uryamanye n'ihene nzabibwira abakirisito dusengana kuko agorama amatako we njyewe ndongora ihene gute wese wakagaburiwe ibisiga batisi ntugashake kunjyana mu myuka mibi ushaka gutuma ntekereza ibintu bidahwitse njyewe ndasenga batisi ntandukanye nawe rero si waje kumbukira hano mbareka bivuye hano naje kugusura waje kunsura wabana n'umusore uba mu ihene hasi uba mu ihene koko none se hari unsanzetseho ndara njyewe najyaga mbona ugenda utumukana n'ibikote biboze ibyo wagira ngo nibyo wararuje mu bimoteri kumva ko ugangika nk'imbobo ndi imbobo n'ubundi wowe uri imbobo ntabwo ari ukubica inkeri imbobo twavuga utahe kuko abagore ndabazi b'iki gihe wajya njye si ndi umugore wasose ubu ngubu niba ndi urubereri niba harya ingumba iba yarabaye umugore urubereri nyine ndi urubereri si ndi umukobwa si ndi n'umugore si ndi n'umwana yewe si ndi n'umukecuru ubu ntacyo nzi ndicyo rero noneho ko pejo yagowe ni njyewe wajya gutetera uru rubereri none se we ntiwabuze uwo ujyana ibyo ari byo byose ntabwo waza kugangika mu ihene wishoboye noneho ubonye umaze kumera amahembe ngo ni intware numva reka mubwire hari abana batoto ushaka aba batoto se uzabazana mu mahene ako wagiye ureba urwego rwawe ntiwisimbukuruze shaka do nta kibazo ni kadogo nanjye nimbona ndi kwishima aho nashyikira nzagabanya amarebe ariko ikindi
nubona nakubashye ntiwongere kuntunga intoki ndakwinginze noneho kuri kuntunga intoki namaze nasuburi araganda nagusumba ko nta nubwo urashaka Batisi uransumba uransumba wibikaza mba ncitswe iyo mpanyetswe ngaho taha rero taha abaturanyi batumva uri kunsamiriza kandi bazi ko ndi umukirisitu njye sinjya nsambana utashaka kumfata ku ngufu babarira rwose nk'uko uvuye gusenga wagaciye iwanyu ukaryama ndabizi ugira n'inda nini wagira ngo uvukana na ngunda cyangwa uri mushiki we ubwo se ari jyawe uri kurira mu ako ntiwavuga utankoza izo nsaba namaze iraga iyo wigize agatebo yori vuba Batisi we atasa avec moi unasikia ako kantu tuyama nagashinwa nimekwambia uende kwenu ese yasa nibyumva kaka bwana kazi n'igitariyani wowe iki ndi igishongore cyaka bwana kazi cyaka bwana kazi ako Batisi ubundi umori umukobwa mwiza wambara kaza kureba kandi kabwana reba uru rukweto mama wawe yigeze arwambara sose yari kurumugurira wagira ngo ni Mayimuna ari guturuka mu nyanja none ngo reba uru rukweto reba ariko utorotse irimbi we winuka kanyinjire mu nzu ndabona ushobora kungwaho kuri kunyomeka wavuze ko utakundana n'umuntu urara mu ihema reka ngo ndi mu karuri kandi sibyo ntabwo nshobora kubana n'umuntu uba mu ihene nyine none se gabanya umunwa utahe reka nanjye nisubire mu ihene zanjye wakubona yewe ndakwiyamye winunge ntacyo Batisi sibyo nakubujije okay amahoro ahinde reka ninjire sibyo ngwino nkubwire Batisi ngwino nkubwire ukuntu papa wanjye yari yambwiye mbwirira hano hagarara nkubwire Batisi oya mbwirira hano Batisi ngwino ngiye kukubwira papa wanjye ibintu yakuntumye mbwirira hano wanjye giraho ingegera niso Batisi wenda kuba shinguka wishingara zihariye bavuze yuko utanyemera none urashaka iki kintu nasubye kukwemera nibyo ndiho none ushaka iki shingara zihariye ninsohoka ndagukubita ntago wankubita kuko utwo twise naduturumbura ubwo subana ufite imbaraga zingana gute zatinyuka zigahangara igihangange nkange Batisi cyane niwe n'abasore bose uzi ukuntu mwihagararaho bya mbofo ndagukubita wananirwa no kushaka se ukabona imbaraga zinkubita ushaka ko murongorera hano mu ihene Batisi ngo nakubwira uzi ko buri ukomeje uretse ubwo bujiji bwawe wagira ngo urwaye maci urataha cyane urataha cyane ndakubashye urataha cyane utaha kugiye kubigira intambara baro ndakubashye subiza ibintu bibi urataha cyane utaha ngiye kukubwira ibintu bibi sina wavuze ko utarara mu ihene utaha mbabarira utaha cyangwa se umbwire ngo kanu mbabarira utaha Batisi vuga vuba ndi kwihuta n'ubundi nyine ngo warose nabibura indabo cyangwa kandi musiga umujyano wa bugufi ukajya kuzana kangaratete nta kibazo nyine ndemera mbane nawe muri ziriya hene wemeye ko nkurongorera mu ihene nushaka undongorere mu mbwakazi nyine Batisi iki kindi ngira umugore nyine ndemera kubamo hariya nyine reka mugire umugore twinjirane mu ihene nyine iyi safuriya tuyinjira injira kinja winjiza uwo musutise nkurira n'inkweto zitangusha ndi umugaragu wawe we wahe ndakwiyamye we ihene zidakwiye umugore wawe ntuntukire ihene niba ushaka kuntukira ihene taha ahe taha ndakwiye ayo Batisi taha Batisi ndakwiye urataha cyangwa urataha reka nayo ndakura nayo Batisi usinameye kubana n'ihene zawe ihene zanjye niba uzitokatoka ntabwo mwahene mwe mundusha ubwiza mundusha igikundiro mwebwe muzanahirwa kubera kano kagabo k'agatuye wagira ngo ni kuzuye nyine izo hene zawe zirandutse bagushime ubuze neza bagushime zirandutse
nyine bagushima uvuze neza mwese warumbwiye ngo ukinumbwira ngo nimbwire neza ko nzikunda batesize ukuntu uri mwiza ukuntu ufite ihene nziza batesize witora ukakubitira iwanjye buri bangwino hano oya ngwino hano gutaka batesize ukuntu ihene zawe nzikunda uzi ko ese kuki ihene zawe utazigira abagore kandi zindusha ubwiza none se hari ubwo nakuhamagaye si wowe wizanye bivuze ngo ushaka kuzica inyuma nyine batesi wangize umugore kandi ndusha mugire wa kabiri nako nazajya nyine ngwino nkugire wa kabiri niba utabyemera taha waya nushaka ngira ubwa nyuma nushaka we batesi nidushaka ntitukajye turarana muri kiriya cyari cy'ihene zawe ujye urarana n'ihene zawe ahubwo bajye babana n'urumbukamo hari abagira ngo ndi umugore wawe injiza yamenya songosoye nk'ay'imbeba rero ariko ntabwo ibyo byatuma unyurira ndabikora batesi ninjira se ngo nyoko vuba vuba ese kuki watutse nyoko ntago winjira ndinjira twagiye kandi mama yari yambwiye uri gutinza iminota kandi ntuza akabanda yahagurutse mama wanjye yavuze ngo kandi ugenda ureba inyuma kuko ndahera inyuma ngo numbere umugabo reba imbere ndahera inyuma unama ngo mama ngo numbere umugabo araguhereza cya gipfunyika cy'ubugora kutambaye rwa rukabutura ujya wambara rwica ibyo ni iki mbonye ibihe ayo maguru ni ayiki aya majanja ni ay'inkoko turebe inkoko hano wikuye reka ngende ntashye sibyo Jojo karame mvana mubwire mvana mubwire ese Jo ese wagiye kureba kuri uwo mukozi yarangije gukora yanahishije umuntu akarya ko numva ameze nabi buse kuko kari agakozi kawe katumva kari agasore gafite amatwi wagira ngo arasongose ubu noneho katetse koko umva nkubwire genda urebe nubona biri na ngombwa umufasha nanjye ndashonje nta intege mfite ariko basika niba ngombwa umufasha urareba ku meza uko nguko ntabwo nabasha kugira icyo nkora ariko mba nkeneye ko munkorera gahunda zanjye vuba nkarya rwose sisita ngende ndebe pe ariko ngiye rwose ibintu kumbwira ngo ngiye mfashe uriya mukozi wawe ariko ibintu abantu mwigize we ntabwo ndi umukozi wa hano ngiye kureba ko kahishe kuba uri muri umuntu w'umuntu uvuga ko ugenda ukaryama ukarindira bigashya ntabwo ushobora kugenda kwa ngo utumye ugenda urebe urumva ibyo bintu bikaze ubwo bushinze igihugu ubushinze uzaba ahandi hantu ubijyana nimba uzi ariko namwe rwose murangora none se ko ufite umukozi hano uhemba nzajya ngenda muri ibintu kuba uri muri umuntu w'umuntu ntabwo uvuga ngo ugende wirirwe mu gitanda uryamye kuri za cati ejo sinakorobye ejo ntabwo nakorobye mwoza n'inkweto byose karagahungu kagiye kuzerera njye nta nubwo ngiye buri gihe nawe nubwo ujya unyumva ngiye karagahungu buri gihe mba nakorobye nkoza ibyombo nkateka none uyu munsi ngo ntabwo kateka agashinge ntabwo ngiye kumureba mubwire njyewe ntabwo nabishobora ayiwe urunyanya ntabwo rwapfa ubusa karagaye sheri kamagaye muri kino gitondo ra karame umeze ute sheri ko numva wibebeje cyane nimba nasamura uri kurya breakfast ariko ntacyo bitwaye kuvugana nawe umukunzi se uze mwe sajya ngo iwacu ntibagira ikibazo mwana buriya waza ntari nakwerekana bigakunda humura umunsi nzakwerekana ntacyo ariko se mwana yanjye rwose nk'ubu sisters ngafite umukozi ubu si igihe wabyukiye mu gitondo koko nturoza ibyombo nturateka n'icyayi n'umushyushyu waraye uri kuwirira wenyine shamara ngewe rwose ibintu byanga maze no kubirambirwa nk'ubu baba bamaze kuntukira ngo njye nkufasha ariko ndebera nabyutse nakorobye mwana yanjye
ngaho ndebera n'inzara yisha abantu sister yaho yicaye mu ntebe ntari kumbwira nabi nzo nkubwira utekireba ndebera nawe igisafuriya indi y'amakara nka kiriya kibase cy'amakara ntacyuza kucyozanya n'ibyo byombo nindi koza amasahani nose ibi biryo byaraye mwebwe mwabirya mwarwara mu nda basi subwo nubwo yiteka icyayi tugasomerwa n'ibyo bijumba noneho natwe tukaba hari ikintu dushyize mu imbabura yatinze gufatwa imbabura yatinze rwose reka nkubwize ukuri sinkubeshye n'ubundi nta nubwo nkwiyumvamo kuko rwose ndabwira sister n'undi akwirukana nasuanye imbabura nge nawe turakunda ndetse nakundana nawe kantu nkawe kameze gutyo zaba z'iwacu ntabwo ari uko duteye ntabwo nakundana nawe rwose ngiye kubyoza vuba kubyoza vuba nturacana n'imbabura nta kintu na kimwe kiri ngo ugiye koza vuba amakara ari ku mbabura kandi nyareba aho ngaho uje kuyozana n'ibyo reba ibidomoro biraha ibikombe biri gutumamo amasazi nta reka ndebe njye ngiye kumubwira rwose nashaka guhambiriza n'amafaranga yari akurimo ndamwongereraho ariko utaha nta cyangwa dore nk'iki ngiki uri koza ibijumba ubundi ugira ubwenge wowe ndabugira ta mbona hari ikintu ushobora kububura mbabarira umbwira reba ibintu bijagaraye ku ruhande ese uri kubiguriza mu cy'ubundi ntabwo ugira ngo abantu bazarware macinya kubera umwanda wawe rusisi wangurira ibasi imwe umva nkubwire nakuguriye ibasi imwe ntabwo ushobora gufata ino safuriya ukayinyuguza ukogereza kugira ngo n'ibintu karisereye nkuhambirize mu cyuru utahe wanyu kandi witondaga none nkubwire sica ko umuntu unsaza mu mutwe ibibazo mba rifitiye ibyo ntiba binyoroheye nawe ukajya kuvangamo ubu koko turikira narya n'imbere yanjye ubundi ugira ubwenge uri koza ireba ibitoki uri kukoza muri ayo mazi warangiza ugafata ku biryo ukarya wagiye ugabanya umururu ibiryo kare wowe wijera wagiye ugabanya umururu koko reba ngo kiritumbisha n'ibi bitama bibi undi kurebera mu marinete ntabwo kaba ari agasuzuguro mubite igipfusi kuri ngo ibi ubasha kubicira se basi kugira ngo ubashe kunywa ndi kuvugana n'ikiragi wambabarira oya ndi kuvugana n'ikiragi mbabarira ni turabisubiramo koza ibyo byombo vuba nurangiza nureba ugatoya ndakuzingisha nta mikino ngiye kubyoza vuba vuba pereze samana hano muri ibyo biraza kubona nabitemo umurengwe ugira ni ugute uwo ni umuri ni n'umurengwe kugira ngo umuntu aguhe umwanya mwinshi kurusha uw'umwuka kandi ntabwo byakundana kuri reka tugende ndi murakereza bagira vuba nakoze ingenzi gake ntabwo ubona ko mba naniwe ariko nyine kado mva hano we ese ubundi wari uri umuntu aguhamagara ukaza wirukankana n'isahani ntabwo ushobora guhagarara ngo mwumve ibyo umuntu akubwira mva nkubwire rero njye na sheri turagiye ndashaka ikintu cyose ukorope uhanagura ameza woze ibyombo uteke ujye guhaha ujye kuzana amata ibintu byo uri kunyumva ibintu byose nzisanga biri ku murongo warumviye sinakubwiye naribwiye wowe ntabwo ujya wumva n'ikibazo cyawe mva nkubwire ndagiye simbari kandi ndaza ntinze
ese ubundi ubwenge ubushyira hehe ubwenge bwawe umuntu arakuguhamagara ukaza n'igisahane koko ese kado nta nubwo ushobora kugira impuhwe y'ukuntu ameze ukareka kuvugisha umuntu cyane nzaza ngukubita ndakubwiye ngo ukore amasuku abikore cyangwa byihuse ninsanga bitameze neza nsohoke ninjire nawe usohoka tugenda abikore cyangwa byihuse ko ndabona ubu ngubu ari iteka n'ikorera runaka ubu ndi umwami mu rugo da muragiye nizere ko muri bwirirweyo rero urugendo rwiza Guarda. Come. Unyanya sukari majani ndakazica mabibi. Twatukuye. Hey. Ubu rero ninjye nawe. Hano ndi umwami. wenyine Umva. None se. Twatukuye cyane. Wisigira iki? Uzi ko uryoshye? Muraryoha ate? Ni ukuntu wahishiye mwa. Wagira ngo n'umuneke. Sana tudasa. Wapisha. Sana cyamba. Mundi se sha. Umunsi wenyine mu masaha mabi. Nandi kumva afite ubushyuhe yaba usanze inkonje byaba ari byiza. Ajye gukaraba. Ugahita unshyushye. Ajye gukaraba. Amakuru y'isi. None unzaniye iki? Iki. Ubura ko moye nsanze hano. Umuntu aza gusura se we ntagire ikintu amuzanira we. Isi umuhungura. Nta kintu nzanya ubwo mbwira icyo nsanze hano. Ushaka kumura ibyinyo? Ni ubwo ibyinyo ese sindishiri wawe. Haga turakundana. Nasi no dukunda. Ni nayo nzo kunsira nzanye icyo. Nzakwakira. Tujye kuruhuka basi. Nyoroshyesi. Shikwa tubyamye. Ntabwo wiri waha. Nese ntabwo wananiwe. Unanirwa. Wowe. Reka reka. Sasa rero amakarita abiri uzi bose. amakarita abiri Ariko ndi umukozi hano jya mu amasabune jya mu cyame. yakire ni ibirasa nka bitatu amadoza ni nkane y'amakayi ubumbere wa muhungu wagiye ndakwimbaza muri tubuke vuba rwose cyane ndabona vuba na vuba rwose umusanga yaraye mu rugo madamu kadogo bite Ni byiza. kumeza utyo Nari ndi gukora amasuku. mureka nze tubonane neza ntabwo uri gukora amasuku Yego. Simwambwiye ngo nkore amasuku se? uri gukora amasuku Yego. kumeza utyo ufite ubwoba ufite ikibazo Oya ntacyo nuko narwaye umusinziro. hapo ubundi wabukuye wowe wabukuye wowe Mbangwe mu majyaruguru. mu majyaruguru n'abangije nkamwe gutya ite ni teke kwera Nihanganire ndi gukora amasuku. Ndi kugira ngire vuba njye kuryama. akwe ubundi akore abakozi kunarabona n'umunsi mwaza mukozi se wese kagira ntabwo we Wambabarira bose. Ko nari ndi gukora amasuku neza. Ihangane. Nagupfira. uhagarikire yakore amasegonda abiri Rimwe amasegonda rimwe. ya icara hano cyangwa Nicaye. Ugiye nagusasiye. Genda ubureba hari imisego kuki washyize imisego ipumbaje gutya imisego. kuki umusego umeze gutya kuki utameze nk'iki Gutya se si kuba umezera. harimo iki harimo iki Ntacyo. uri sure Urabona hari ikintu kimwe. igenda ikimbona ayo maguru nayizi Aya majanja nayo inkoko. tureye inkoko
reka ngende ntashye sibyo wareka nkaba ntashye turakamako uboheho igini bidayimondri nta boss nta nubwo munsi menya ari uwo mwasizemo hano nk'ibikoze nk'ibi ngibi ako kana abasafa asurisha kugira ngo sinarivuze ngo wiki iyi mbeshura ndakuzana ngiye ngira umugongo wo kugureka Uhungura muzo. Ye kashirira menyo. Nge nta kintu dupana. Boss. Uranyakanye? Njyewe yambwiye ngo hono ngo ngameze neza ngari wenyine ngo nze murebe. Nza kumureba. Rero njyewe noneho yumvise uje anshyira munsi y'ameza aranga kujyamo. Kadogo. Nihisha abantu ubuse. Muzo ko ari iminsi ngahe? Ikukwezi. Nase ni umukozi. Ukoze iminsi ngahe yo kubaza? Araburi iminsi 5. Shara umukozi. Ye baba we. Aguruka jya vuba we. Kigiye kunsenya kino kivuno mwe. Aje kunkona cyane umva. Ukurana muri wanyama y'inkoko ba. Nawe cyane. Badutumira mu bukwe bwawe. Nihuta. Cyangwa manika amaguru habaye cyari manika amaguru nakoze iki nyine nakoze iki nari kumenya ibintu nako arararara utanditse ariko mabuja ntago nakongera pe uzongera kutsindira mu rugo amabye agiye aje uzongera oya uzongera ndacamukanwa ariko uzongera Yesu gwe bamubwiye reka nitazi biramuze ujye kufata uzinge itoreza ngo ni hene hakuruka se usanyirukanye koko Endira mu nzu. Wa. Sindano ni wawe. Ni wawe. Bino ntabwo twaburanye cyane ariko nyuma nanjye nibwo mbonye umwanya Sinagusize mu rugo. Sinagusize mu rugo. Aho ni wibye. Ntabwo murajya he. Mugabo wawe arampoteye none nawe ugiye kumutera. Ngenda kwibye ngewe. None subira nk'ibikapu rimwe umuntu nagusize ku rugo nagusiga ibintu ukora ni gute ushobora kuza kunyuraho wirukanka ushobora kuba wibye kado. Reka bamunzana itahire. Itahire akagenda adasezeye. Umugabo waranyirukanye. Akwirukana iki? Ukoze ko umugabo wanjye atagira amahana akwirukana. Ngewe nari nicaye muri sabo. Haza umukobwa. Umukobwa noneho yicara muri sabo noneho adusanzemo aravuga ngo nari gufata. Umva ntago ushobotse sinzi yuko utabona namufatanye kugenda wibye ariko ashaka no kuba nidasize yo bag. Wakoze irindi rebamo ndebe iki gende ndebe nitondesheje kuko usiko na wa mukobwa wo kwa Marukundo mu minsi yashize yagiye yibye akagenda atwaye furari. Ibi nibyo navuze ushaka nawe kumfatirana. Umva nkubwire rero ntago nakwizera neza. Umva musubize amenye umutekano wawe. Musubize amenye umutekano niko bimeze. Genda. Uraza? Ako. Ngaho ndege. Urebe iki? Sho! Ese ko kadobadoriye mu nzira byagenze bite? Umugabo yese? Cyembanya biri bikapo ngira ngo yatwivye aragiye rego. None se urumva umuntu ko twamusize ntago bizi. Iki kibazo ubundi. Jewe se. Je nari ntashye ngiye mu cyapa. Ngiye kubona mbona arangabuye ngo ndamwibye. Je nakwibye ko buri cyo kwapasiye tabizi ubundi twatwibonye. ntago wansohoye ku manywa y'ihangu izuba riva. Barakuye ngo genda kutinajya guhagarira kirango upakire ibintu. Murebemo ni. Kuki sabagiye utagize? Murebemo ni. Ngo ngenda shaka kumbwira undi kuntu byagenze neza ntago ndi kubyumva neza ntago. Uko bizi sindi padiri. Padiri wa hehe? Bakano. No mubu wari kumurya no kuri Imana ntago bibona. Abakozi b'ikigena n'abasoni bakigerawe nta soni. Une hasi. Yamara bageza aho ngaho. So mubu nishe. Hano bashaka ngire ngo umubukuri wa nkureho. Mumbabarire. Mutanyica ntari nagera mu rugo. Ubwenge buzima ho ngaho. Abakozi b'ini Ngaho agiye umukozi cyangwa umugabo muri rugo. Wenda umukozi karya rugo wese amadongo. Yamayago ariko bagafata umukobwa akamuzana mu buryo bwanjye mu nzu yanjye hanga. Ye bose tinya Imana uvugisha ukuri. Kuko kuvugisha ukuri ntacyo byagutwara.
ntago ari ngombwa ngavugisha ukuri we byagenze bite umurandi ubwo umugabo wanjye ngavugisha ukuri yasanze dusutamye mu ntebe hariya harimo dufite umushyitsi nese kuki utarasize tuge ko ufite umukozi uburenganzira bwo kuzana abantu karagenda kazana uzi umukobwa yazanye hano umukobwa kwa Rwema kamwe kabananiye iwabo urakazi wabo ni ba minisitiri kubyumvaho urazana umukobwa kwirirwa mu nzu ahangaho wateye hejuru ngo uri bosi ngo iki mba mubwire funga kugira fungura ntabwo ashaka no kongera kubona ikintu yakoze ntaki iriya myenda ya mama Ange ko wararwaye mu bwonko rero ya myenda yarayijyanye yarayitwaye wayibona akomeye abakozi b'ibintu akase wabona ari bo wayishyizemo kuki wari bose ari gushaka ngo banyirukane ukajya wibishuti yanjye nta soni aka akoze yindi simwigize ibiki wowe dufanikise dufaniki by'umuryango ikigore sinzi ikintu cy'umugabo ikigore ibintu amakosa yakoze urayemera nazanye akademu hano mu nzu ariko nyine urakuremera ko niyo wenda tuvuge ntacyo mwakoze ariko uremera ko wazanye abantu mu rugo utavuze bakoze amakosa uri kubyemera ukamusaba imbabazi bose nazibona nenda kubabarira twari tugaramye gusa ntabwo twashaka ni kukubwira ngo musaba imbabazi bose wawe nazi guhanda ko barara ntuzabyongera yewe umusaba imbabazi wowe nagusaba imbabazi toka ntabwo amusaba imbabazi mwirukana agende ndagakeneye nazo nibatangiye kujya z'abakobwa mu nzu urumva ejo azaza iyi nzu ejo azayibasoramo abiruka urumva kuba yamuzanye igikapu cyo mu gisiza ko yagize ushobora gutunga inkoni zamba toka kure wewe nawe ushaka ubwo ejo bundi nusanga yateruye puruza uzatangira kuvuga ngo ibiki yajyanye na furate uzatangira kuvuga ngo umukozi ngo namubare none arongera aranye nawe ushaka kugenda nakushyiramo umunyu ko oya mwirukana agende mwirukane genda uzamushakira undi wabuze ubundi mwajya menya ikabaza mwambabarira ko umva igihe ntabwo ushobora kubera amagorwa uzabaza undi munsi genda bimenya igihe ntabwo ntasokora abakozi bose kari abakozi nta mukozi uzabona nkakubere nk'umwana wawe akamukoze igihe tumaranye urumva reka mubwire sibyo ni uko yazanye umushyitsi atatubwiye ariko bafashe baryamye ariko kamaze abakozi bamaze kujya mu bigura abantu nyine tujye duhora duhindura uzi ko ari wowe wari usteresa umukozi byagenze nyine ngende kuvuga bamubariye ubu ufite gahunda ngwino hano usaba imbabazi jewe nimba ikosa yakoze ari kuryemera kandi n'umwana wawe aragukosereza n'icyo yarakoze kuba yazanye umushyitsi atatubwiye kandi nawe jya wumva ujye wubaha sobuja uri kubyumva none si ibyo bikandira byawe uri kubifata ubundi byabaye uri gufunga se kuko umva uri kutubona hano ariko wajya ugira ikinyabupfura ubundi usa nk'umuntu uri gusaba imbabazi waretse mwana yanjye usohoka ugende no gufunga umukandara imbabazi rero sobuja mbabara nk'uko cyangwa umushwi nta n'imbeba nzazana ntabwo amagambo yawe ntabwo umunwa muremure ugabanye kandi ibintu byo kwambara nk'iby'abasazi reba karuvati icuritse reba marinete amanuye ku maso agira n'agapfukamunwa ese ubundi ni komedi uri kudukinira tubimenye hano waje kudusetsa waje gusetsa abantu cyangwa waje gukora akazi none se ayo karuvati acurikanye yamubwira njye gutuma nta hantu nagize kuri abajyanye ni amahirwe ugize gutya noneho nijyo uzakwiga aho buri kurya ubugari bubisi ubu ntumurira wanshinze ariko muzereka nkubwize ukuri uri guhogoza ndumva kuvuga neza ata amakuru se ndagukumbuye mwana ndagukumbuye rwose ntabwo mperutse kukubona muri quartier iwanyu barimutse se se waziyongoza nkagusura sha cyangwa ukansura hari ribise burunse nka saa 4 za nijoro ntabwo wabyakunda unsuye nka saa 4 za nijoro ntabwo byakunda uzaze ntabwo baba bakicaye baba baryamye nanjye nta muntu wakumva rero ni kurya ka breakfast rero buriya ndaza kuguhamagara duhure ahantu ngiye kujya buriya gahunda niyo ngiyo kandi ubyiteho none twagiye kuri telefone ubwo nta n'isoni uba ufite banyishyuye iwanyu ikibazo si ikibazo ni iki aranswe burarutaje ariko ndagukunda ariko umuntu ute ntabwo wanyihakanye
buriya ntabwo se ubushaje kwa kutaza ko n'urugo ariko ngi kubura yansohoye buriya bajya baca umugani ngo hajya ngo yagasimba ngo kagize gute ngo buri muntu asamaje buriya buri muntu wasanya yawe ne buri muntu asamaje urasiso sari nuko ako ni kubanzora n'akabona nyamwiza wowe ndapemera ngiyewe bigira ngo ngihishe mu meza ibaze papa bonye ndikwisha mu meza ariyo si bana ariyo si banya warankoze waramemukiye babarira umbo babarira pemba babarira mbabarira oya nawe akunyemera ute ngiye ni unyemera neza ko twagize mu bibazo kanyo imenya gukunda n'umukiriritse ukirika nayo uko kiriritse ese basi nangize kuri ko nundi yumura kuzi mu nakintu cyahinduka ngo mwanke nangize kuri ahinda abantu rumbura ngakabwa baramukiye kabisa baya babita kwisimbukuza narisimbukuza ariko ntacyo mbabaye kwisimbukuza ninde gusaba imbabazi wese hari uracyahari yewe hari yasa ubu nsigaye nikorera nsigaye nikorera sigaye ugira ute ubundi se mbere wambwiraga ngo iki cyangwa ukora mu mifuko urikorera cyangwa ukora mu mifuko mbere se wambwiraga ngo navugaga ko nikorera nkubeshya ariko none ngiye naje kugusura mu rugo mbacitse nza mbubuta ibazanye ngo basohoye iwanyu kuriya niwe na hehe batsunika ariko basohoye nk'aka bosi buriya karanicira uziko mabuja nkunda kurusha bose cyangwa ufite ipantaro yo kubura ni yama ariko namutura oya ngo kubara ngo ngwisi oya ntabyo gusa urifata ugatereta niko gusa oya ntabwo mutereta gusa ubizi ko nibeshye nkatungutsa n'iryo jambo bahita bampana se zanurya bazi ko bose birizanye ari kuguraga njyewe abandi sanzwe turabugora ufite indigera muri ryinyo urabona wambona ariko zanganye urabitaze humura iyo ntabwo nabikora kora kumwe ngo ndashaka ko tumye sawo urayize oya ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kabisa none se ahubwo amafaranga cyangwa ni wowe gusa karame yo ntabwo uri kumbona ndi munsi y'igitanda bambene nagiye kuvoma ndi kuza ndaje ndi kuza bose noneho baramura niyo kode none se kuri kumagarika umaze kumbwira gusa nari nkubwiye ngo uyu nguyu ni mubyara wanjye mubyara wawe akita akadogo mva mubwire wambeshya kandi ndakwihanganira uraje ugakaranguje gusa imbabazi n'ubundi urambeshya ubwo se ubundi ikosa rikosozwa irindi reka ngende mwana batankura niyo kode banza nsobanurire umbwire ko dufite none se kamubaza oya icyo ufase ko nguko urukundo se rurihe urukundo rurimo ibinyoma n'uruhu kandi ushobora gutuma banyita reba nongera ahamagara ugahamagarwa n'ibindi tubanze twumvikane oya mbabarira kari akagabo ndakazi kanansohoye nabi mbabarira none se urashaka iki mbabarira mbwira gahunda ufite gahunda afite njye nawe mabode ariko ninjye nawe gute umbeshya none se kuko mfata banza nsobanurire ushaka gutumya banyirukana bakwirukana umuka ryarwo we ni ukumanirwa we buretse ndaje sibyo uragaruka se wase ndagaruka niba atanyicira abagabo bararya imbwa zikishyura ibi ni ibiki mana ariko ko bana ko ndi kubona isi iri kukikaraga hano mu rugo cyangwa ni kwa ndebera ibyo nabonye ibyo nagushije batizo usiga sinda mu rugo rwanjye batizo soni wasinze oya njye ntabwo nyamwe inzoka ndamukiriza manika amaguru nasi ikimenyetso kigaragaza ko nasinze ni iki manika amaguru nyine nagize ikizi uri kunyumva yereka gira vuba nyine nakoze manika amaguru nari nsinziriye nari mfashwe cyangwa manika amaguru habaye icyo ariko manika amaguru nakoze iki nyine nakoze iki ko nari kumenya ibintu nako arararara utanyitse ariko mabuja uzongera ntabwo nakongera pe uzongera kunsindira mu rugo amabya agiye kumajye uzongera oya uzongera nabyaca mu kanwa ariko uzongera
Yesu we. Bakubwire. Reka nitange. Nyura mu nzu ujya gufata uzinge icoreza ngo ninyene. Hakuri twase Usanyirwa ne koko. injira mu nzu. Wa. Sindano ni wawe. Ni wawe. Jana. Tugende nyine waraka zahabu nibitse. Ayo matoroshi nakubwiye ngo ntayabona. Mana y'isi niyibu. Upfa kuburi buku wagusa wayura yisumi urayatubonekera. Ntawangire ku nkuru ariko. Nje wangire bitanga. Fenme tabushe kandi ugende wacicitse utaneza abaturage. Ndakwishitaguye. Ntunkurikire. Ndi mwiza nditonda ndagukurikira sabwo ko ari byo mukorera. Wera ndebe ubwo busa bwawe. Pamiyizera. Nabiyizeye. Nese ko twari twabyujuje ugiye kureba ukuntu inama zambarwa ukaba unyingiranye bati gatindi bati hakubungubu kubimgoze katari ukumoka mwabantu mwe bati sita wafunguye sobana ko nambaye isume y'umuhondo nyine kandi umuhondo usobanura amahirwe mu buzima bwa muntu bati Batisi nduguciraho Namagara Batisi se uyu mwana bana n'ubumuga bwo mu mutwe Batisi wafunguye Batisi wafunguye kubona nikohoye ibintu byose byamaze kunjya mu mubiri Batisi Batisi nk'ubu uzahera hehe kwigira imbwa nakubwiye ngo ntayirongora aha fungura ndafungura urwaso utarugwanya None se. Ya televiziyo nyirakorara. Irakora. Inakiriza igikoma nk'abagore mwa. Musikana turaba gukora bizi. Mura rero nuko ntanze kugusuzugura ubundi ntabwo nk'igikoma. Ako kiraryoshye. Ikashisha muzehe. Kibondo. Ikashisha muzehe nasiri kibondo. Amasa makuru y'imisira. Komona wahiye nk'urunyanya. Cyangwa uraramisha. Naramishijwe n'iki hano? Wigeze uza ngo twaramane. Ukuntu dufite utwiso twiza ati. Nyegera nyegera. Komana yanjye gutereta barokore n'ukugwa mu nyanja rwose. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza pe. Je nari ngukumbuye rwose nk'uko ifi kumbura amazi. Iyo bayikuyemo ariko. Anje nuko. Kino kikoma kiraryoshye yaba nawe numvishije kuryoshye numva niba meze nk'iki gikoma. Bawicaye basi. Siga eko. Kabagenda bazi mbazi n'amazina yawe. Amena. Kabagenda bazi mbazi n'amazina yawe. Amena. Kandi nabahaye n'umugabano bakwiye. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Le cosotili qui se cala politiche. Harisite protocolo secreta. Fungura Batisi. Ndafungura urugi rwaso rwa nyoko. Batisi ngo afungura ntago ari byo kunjyana mu buriri ndi bukuganirizeho. Genda wanze kwambara ugaruke wambaye. Nase byo kuba ntambaye nicyo kintu kiri kugutera impungenge. Uri kuntera isoni. Wese niziki simbwa nkawe wigeze ubona yo yahimbwa igira isoni. Fungura nyakabwa turabazi. None waje kumunahunaho. Byaza guhunahunaho iki wowe? Imbwa itazi no kumuka.
Batisi fungura. Batisi fungura. Ndakubwira ngo taha ukanga gutaha. Bati yaba yo. Baba yaso batisi. Yo. Batisi bibi yo we. Taha cyangwa nkubambura umwuko. Ndakazica amabere ndakukuramo iyo kose. Taha. Ese batisi. Okay. Nazo uranzubaye mbwa batisi. Batisi reka. Nakanahe. Bisere ndagukubita. Nakanahe. Nakanahe. Imyanda yanjye ko ngomba kujya kuyitora mu cyumba. Ndakubwiye ngo tahura nzagaruka kuyifata. Cyangwa ngukubite. Naje nambaye. Noneho mbwira mvuze induru. Rubanda ruza rureba ukuntu nambaye impuzu. Ibintu ni bibiri. Ntabwo taha. Ibintu ni bibiri. Mpamagara abaturage. Mbabwira ko namba busa naje nambaye. Wowe noneho wa mugabo utongera gukora kuri uwo mugore. Sureba. Yaje kwishima. Nta kintu na kimwe wazusana ubugore. Mama, bwino hano ureba iyi bwa musaga wa muturage we. Wabonye umugore wishinye? Ubu ndiraka nkubaza. We ntabwo uri umugabo mugenzi we. Alla taporo conselesa che terate. Natira mavutaino. Natira mavutaino ni Cristo. Ara ticolo soparo ticla salata karatika. Povra ticla sepo protalo ticla saka. Turagushimye mana kubanye natwe umwana wawe umugisha uduhumugisha natwe mwami n'izina rya Yesu Kristo utumwaje. Haleluya. Cyokere kiraje. Cyagiye. Kumuri cyuko arakari usikara mukuru wawe. Kumunye afite umundigi. Reka menashye. Uwo munwa nk'umununi. Nawe sipe. Nta soni. Mwagakoze byo mwagakora byose amabi mwakivurugutamaye yose. Ijambo ry'Imana ngarishira ku ruhande. Gusengere. Muri mujijisha koko. Ntabwo tujijisha. Ngwino tugusenge. Nta soni koko. Ngwino tugusenge. Uyu muhungu utagira ikinyabupfura umbona agahita aza gutereta yitwaje Bibiliya kugira ngo abone kata. Abase baba n'abajura. Oya Usumwe skoro ngubu. Oya pe. Si dusengana. Murasengana kuki musenze mu mbonye. Twahereye kare. Twatangiye dusenga twari dusoje tunasenga. Hagurutse aho ngaho jya. Akira Bibiliya yawe. Uzahurira muri ADP. Uguma hanga. Naho. Uguma hanga wanzukire neza. Nta soni koko. Igihagararo ufite ukungana wakabaye amafuta ukora naga amafuta ukora ngana n'ukungana. None se mura. Uri mwana w'umukobwa uri kumushuka witwaje warangiza wamuruka itwaje ijambo ry'Imana. Nta soni. Ngo murapika ibiganza. Nawe. Haganza gusa. Izina rya Yesu. Paka. Abazimu bashi. Uratinyuka koko. Ubu nibibera muri runo rugo. Nkabona dusenga Imana nimanuka nkabona tugira imigisha ngize muri runo rugo nkabona nta senga sinsubiza. Ibyaha muri runo rugo. Wasenze ntabwo nasenze nabi runo rugo ruberamo ibyaha ntabwo nasigurwa ngo asigara beramo ibyaha bimeze gutya ngo nisenge subizwe. Ntabwo nasubizwa pe. Mbonye abantu bafungira umugisha. Mana ya. Nta kintu twakoze. Umva. Naragowe mwene ntuzi. Aragiye se. Arakagenda arahinga arakagwigasa. Agiye ate. Hari igikapu cyawe kiri. Ni igikapu ndake. Kiri he uratinyuka. Kiri hari. Ariko se wamba mabuja. Mbwire yindi igikapu cyawe kiri. Uri kubyumva? Kiri hari ya muntu uza. Kiri hari. Aramukose. Akoze umva mwafatira iki? Aka se ushaka kuzanyikira hano koko. Urahinga hafatira iki? Oya. Njyawe urankinisha turangana. Ntabwo nakongera kugukinisha. Ese uzi icyo mvuze kuri wowe? Urabizi? Uri mabuja. Usubiramo? Mabuja. Ishure shana. Mabuja. Ntabwo biruzura. Mabuja. Ngambwira igikapu kiri rero. Igikapu. Kirara mu gikoni ndara. Konje iminsi 5. Arangira amfasheho. Uri kugenda kizawe zandi umfataho gute? Reka nta. Ahujya. Urasahujya. Watanyitaye ariko. Nyakumenya nabishaka.
wari uri mu bikirere ikintu gituma umenaho amazi. uriya mukobwa ni umuye mu bwenge mu mutwe. Ubwenge mu mutwe bwo se Burundi buri urabugira. Ngirira impuhwe ngirira ikigongo. Ugira ubwenge? Ngirira impuhwe. Ese undi wuzuye umutipe wiri guhakana ngenda ngo baramukornye ngo baragukornye harya. Baragukornye. Nta yiriho. Sari ntago na si turi hamwe ngiye kuko nta kigenda mbibe. Kanyoko. Abuja. Ndagiye rero. Uragiye? Ndagiye. Yamuze. Yamuchikuba uri hese ko nayuze. Sisi yanjye ni. Nayuze ndashaka. Warishaka kandi ari yanjye. Ako agiye wumva. Kuvuga ko umuntu akwirukanye ntabwo bivuga ko utagomba kumvira. Mu gihe ukiri mu rugo rw'umuntu ugomba kumvira amategeko y'urugo. Bangiye rero musa. Caranga ahubwo. Nereranga. Nereranga. Nuse mu cukopa yanjye urayishaka. Nihereze. Siyo niguye mu mafaranga yanjye se. Ako kumva bisaba iki? Kuko abantu bashaka kuyeza. Ariko wariyemeje uzazumvisha umugeri nka moto. Oya sinkashya ku mahoro. Urashaka igiti? Ku byanjye nanone. Urashaka igiti? Kandi imigeri ni ya moto da. Akira. Cukopa singi wari warayihishe. Winde gutyo andura hariya mukarura Nose ndandura kandi wanyirukanye wampa ibyanjye ngataha. Ndandura aho ngaho. Bandeba. Akoze ko ari umwe n'abantu bamenyera. Andura ucyatsi beka hasi. Ari kugenda reka nkubaze ko mubwiye ngo wadure ndakubwiye ngo urike. Ese ubudashaka ko mbijya ni wari kubyandurira. Mbahubwira. Iyo ndagiye igabanya pe. Ariko se ufite ikihe kibazo? Ikihe kibazo se n'ikihe kibazo ra? Cukopa yanjye uramuhereza. Ariko uri kwiboneza mu mbahubwira. Urapfuye wowe none ndakwisha. Ndakwica mpirege sinkubiye. wanjye kandi wabona undoze da ngenda ngikona ibintu bya bitoroshye. Nkoroga ibiki? None uri kuyihumuriza gute? Wari wo kuroga. Allo? Komera cyane. Yasha byihorere. Ibintu byarakomeye. Amafaranga yarabuze nta kigenda. I Kigali haranutse hameze nk'ishwagara ryabuze mu murima rijyamo. Ako se shawe ngira amabuja mwiza wa hehe ko mfite amabuja w'igicucu. Uzi ko yihumuriza mu cikopa yanjye. Babarira ntango mbivuze mbishaka. Uvuze ngo iki? Oya. Nibese. Telefone urayibonye? Nibese. Iriya telefone urayibonye? Mvuze mabuja uhigiriye kwanuza kwangarambe. Aba ibihumuriza gisawa ni bangahe? Ni bangahe? Oya. Basi ngirira impuhwe ntago nzongera. Numa nakanwa kamudomo. Kamudomo kabeni bonze. Noneho umudomo wawe urumva ugomba kuwubunza kuri jye. Arega buri indaya nigira umunwa muremure nayo. Noneho sigari. Kuba narabaye indaya sinabimenye. Ko uzajya wari unkubita ubundi mva nkubwire rero. Iriya telefone urayibonye? Ndayibonye. Utara rukorwa nirwo nzamena. Nzarukutaza hano. Hano buri sima. Imbere. 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 Uriya mukozi kambonye kwikingirana akoza amabara tu. Batista Karame marusha kumbonye kwikingirana
narwaye agakanzu rwose pe ibintu bimeze nabi ngo wagize ute mu nda hari kundya ariko amabara yawe ntabwo nkwizeye sinkubeshye pe kanze ndebe Batiste kana kingura ahangaha none se ko nari kubasha guhaguruka ariko aka kanya umva kingura ahangaha hajya vuba ujya kuryama burije ako niwe umenyera ko bwije kingura ahangaha ni gute se ngomba kuryama ntamenya ko ibintu byose biri mu buryo neza niki ko narwaye se wareka nkagumya njyana urwara ubu ushose nk'ikigeri ntabwo uhagarara neza ukuntu ndafashwa do uyu mukobwa ndi kureba ahangaha bino hano wowe hariya mu nzu urimo wahazanwe nande sobanurira kuva ryari yahakuzanye ryari ngo twararanye Jesus ubu se umukobwa mwiza nkawe watinitse kujya kurara hariya mu gikoni bakuraje mu gikoni uremera twaye ikiza Batizo karani ngwino hano oya Batizo ndacyari koza amasahani ngwino hano abaye ikizi banguka gira vuba banguka sobanura sobanura vuba byihuse nta mwanya nanafite ngirira vuba ndagusobanurira iki sobanurira urareba njyewe rero ubu n'umukobwa sinanamuzi ni ukuri kw'Imana uvuze muki ngo namunzi njyewe nagunzi turaziranye turanakundana turaziranye umuntu ahangaha basize n'undi kugira n'undi kubaza mwabuja abanyica uri kureba koko oya ntabwo mbanza umbwire uno mukobwa nuwavahe nagera uyu mukobwa namuguze ku kiro urukumva ibiro none usigaye bizana ahangaha usigaye bizana hariya urareba nararebye ndavuga ati ko tugura akawunga ku kiro tukagura umuceri ku kiro ndavuga ati wagura none se kakubaza nimba ko numva wakuze bakubwire rero abara pe oya yambonye bemera gucyura nureba nandi ndagufungisha muri kubyumva mujyane muri gereza kuko yaduteye buri bwagize ate yaduteye ashobora no kutwibareka uzi n'ibindi wowe ubone wagiye ariko Batizo nsigare na nibona niba nawe mabuja nawe turaza kubona na buriya jambo birangiye iruka kuko mwese muri ntuze kimwe umuntu wagura kukira kemera barifatisha se tarabona nari nibagiwe kwari ngaho ngiriye mu weda njya mu nzu ujya mu nzu kumara iki iziriya nizo diya nizo diya iriya ni diya yego utanyita ariko mwa mbwira niba ariyo diya rero wanyu ni kuri imera niyo wari urwaye iriya niyo ndwara wari urwaye nari nahungezwe nyine n'ubwoba ngiriye harakumena uwo mutwe mva imbere ugenda ariko ubutaha njya mu gikoni ujya mu gikoni si ntabwo ubizi yidi